Reka ngushimire wowe wamaze gukunda ibiganiro byacu, wowe rwose udahwema kubana natwe n'ubusesenguzi bwimbitse bw'ibiba bivugwa muri politiki cyangwa se biba bigenda bicaracara hano ku mbuga nkoranyambaga. Nk'aka kanya rero tukaba tugarutse tugiye guhera hano muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo nk'uko bikomeza kugenda bivugwa. Uyu nguyu ni Constantin Mutamba, ni minisitiri w'ubutabera, nawe bikaba biri kuvuga ko rwose agiye kugezwa mu rukiko akaryozwa ibyo yakoze. Ni nyuma y'uko yari amaze iminsi rwose yihaye cyangwa se yiharaje gukurikirana uyu nguyu wahoze ari perezida wa Repubulika na Demokarasi ya Kongo guhera mu mwaka wa 2001 kugeza mu mwaka wa 2019. nta wundi ni Joseph Kabila, niba mubyibuka neza. Hanyuma rero umugani rwose nabwira uyu mugabo Constantin Mutamba, urucira mu kasoro gatwara nyoko. Ikindi naza kuba nkubwira nuko uyu mugabo Constantin Mutamba, minisitiri w'ubutabera, murabyibuka ko mu minsi yashize ubwo bari kwiyamamariza kuyobora iyi manda barimo we na Perezida Felix Tshisekedi cyangwa se Sebuja, yigeze kuba yavuga ko ngo bagiye kurwana intambara hanyuma u Rwanda bakarugira intara ya 27 kuri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Ibyo ngibyo murabyibuka twabibagejejeho ubwo Perezida Felix Tshisekedi yavugaga ngo nibamutore ngo azasaba inteko ishinga amategeko hanyuma ngashira ibirindiro hariya ngo Igoma ngo arase Kigali. Ibi ngibi murabyibuka singe kuba mbisubiramo. Hanyuma muribuka mu minsi yashize ubwo bafatiraga ibihano witwa Colonel Nanga agakatirwa igihano cy'urupfu, ndetse urukiko rukuru rwa gisirikare n'uyu nguyu Sultan Emmanuel Makenga General wa M23 ndetse na Lieutenant Colonel Wiringoma n'abandi bayobozi bagiye batandukanye bose bo muri AFC M23 bose bakaba barafatiwe ibihano n'urukiko rukuru rwa gisirikare, bigizwe mu ruhare nande n'uyu nguyu Constantin Mutamba. Murabyibuka ubwo higeze kuba habaho ikintu cy'uko hari abantu bishwe cyangwa barashwe biturutse kuki, biturutse ko ngo bari bakatiwe igihano cy'urupfu kubera ko bakoze ibyaha by'intambara, harimo gusahura, kwiba, kwica n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Murabibuka babashyize ku itangazamakuru abo ngabo bagiye kubambwa ku giti, bamara kubambwa ku giti bakaza kwicwa barashwe. Ibyo murabyibuka twabibagejejeho mu biganiro byacu byagiye bitambuka cyangwa se nkuko twagiye dukomeza kugenda tubisesengura. N'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye, harimo nk'uyu nguyu Nicolas Kazadi, ni minisitiri w'imari hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aherutse gutabwa muri yombi ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2025 azira kuba yaravuze ko Perezida Felix Tshisekedi yanyereje umutungo wa leta, amafaranga akayajyana mu bikorwa byo gufasha Wazalendo na FDLR n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye no mu nyungu ze bwite. Murabyibuka ubwo mu minsi yashize twigeze kuba tubabwira ko hari umusirikari watorokanye amafaranga yagombaga guhabwa abasirikari cyangwa se n'umushahara w'abasirikari bo muri brigade ya 11, yatorokanye mu Kuboza mu mwaka wa 2024. Bikaba byaratangajwe ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2025 bavuga ko umugabo ari gushakishwa na n'ubu ngubu bakaba baramubuze. Mu minsi yashize twigeze kuba tubabwira ko Paul Kasongo Bahati yarashe abantu bagera kuri 3 bakoranaga, abasirikare 3 bakoranaga ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2025. N'ibindi byinshi cyane byagiye bibaho ku itariki ya 20 rero z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2025. Sena yahamagaje uwitwa Joseph Kabila ngo yitabe hariya muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo aryozwe ibyo yakoze n'uyu Sam Rukonde. Ibi ngibi twabiganiriyeho kenshi cyane turabisesengura. Niba udakurikirana ibiganiro byacu ujye usubira inyuma ujye kureba ibiba biri kubera hano muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo, tuba twabivuzeho. Ni mu gihe nk'uko nari nabivuze ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa kane mwaka wa 2025 Constantin Mutamba yasabye Sena ko yakwambura ubudahangarwa Joseph Kabila hanyuma agakurikiranwa n'urukiko ashinjwa kuba yaragambaniye igihugu, gushinga imitwe yitwaje intwaro no kwishigikira no kwica abantu rusorongo hari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyuma yo kwishaka ryafatiriwe PPRD hara ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ritemerewe gukora. Ni nyuma yuko umutungo wose wari wafatiriwe mu cyanya cya Espoir cyangwa se Kankati n'ahandi heshe cyane hagiye hatandukanye, mu Rwurirwe, za Masisi, henshi cyane hose hagiye hatandukanye. Imitungo yose yarafatiriwe ibarurwa mu miliyari 5 y'amadolari y'Amerika.
n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ibi byose nkunyuriyemo n'izi ntambara zose ziri kugenda zibera hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na n'ubu ngubu zigikomeje. Warikare Rucuru intambara imeze nabi kubera ko FDLR iri koherezwayo ku bwinshi, bari kurara bagenda n'amaguru ngo bikoreye ibisasu, bikoreye ibitwaro bya kirimbuzi, ibitwaro binini bya bibunda bishaje bakunda kugira. Hanyuma ngo bagiye gushinga ibirindiro hehe za Rucuru Warikare, biteguye intambara. Mu minsi yashize twabagejeho ko Kavyonge uyu nguyu Perezida Felix Tshisekedi yohereje abasirikare. Ibyo murabyibuka twabibagejeho, twabiganire cyane, twarabisesenguye cyane mu biganiro byacu byatambutse. Ujye ukurikirana ibiganiro, usubire inyuma ujye kumva ibyo twavuze niba udakunda gukurikirana, ariko twarabivuzeho cyane, tubigarukaho cyane. Kugeza uyu munsi tuvugana na n'ubu ngubu Perezida Felix Tshisekedi aracyatunda abasirikari aberekeza hehe? Hariya za Warikare za Rucuru. Uyu munsi rero nk'uko n'ubundi turi gukomeza kugenda tuvugana, hariya ku munsi w'itariki ya 21 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025 muri Sud Kivu Runingu, M23 yafashe ako gace rakigaruriye. Niba mubyibuka neza ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025 ahantu bita Sange, Runingu na Kiriba higeze kuba habera imirwano ikomeye cyane cyane, ariko kugeza ubwo M23 yaje kwirukana abarundi irakoresha FARDC yose. Ari nabwo mubyibuka twabwiye abasirikari benshi bapfiriye hehe muri iyo minsi, bapfiriye hariya kuri Tanganyika no kuri Edouard ku kiyaga hafi aho ngaho. B'abasirikari b'abamarine bapfuye. Ya mirambo myinshi yaguye hariya yabarurwaga mu basirikare bagera muri 60-70 gutyo n'abawazarendo. Ibyo ngibyo twabiganiraho mu biganiro byacu byatambutse. Uyu munsi rero biri kuvugwa ko mu gace ka Rurambo muri Sud Kivu ariho humvikanye amasasu. Turi ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025. Amasasu yaramutse ari kuvugira za Runingu, ni muri Sud Kivu. Ibyo byose nkubwiye nibi ngibi byuko impunzi z'u Rwanda zigera kuri 642 zigiye kongera gutaha zikaza kuba zakirwa hariya muri Nyarushishi, mu nkambi Nyarushishi za Rusizi. Abangaba baraza basanga 1156 bamaze gutaha. Abambere batashe 360, abakabiri batari 796, uyu munsi arataha 642. Hanyuma nkuko nagiye nkomeza kugenda bikugezaho mu biganiro byacu byatambutse cyangwa se byabanje, nuko uyu nguyu witwa Habiyaremye Zakaria cyangwa se uzwi ku kazina ka Bishop Gafaranga, uyu munsi yitabye urukiko, akaba agomba kuburana ni ku kirego aregwamo kijyanye n'ihohotera rishingiye ku gitsina. Uyu mugabo rero ngo urukiko rukaba rugiye kubera mu muhezo nk'uko byagiye bikomeza kugenda bitangazwa. Hanyuma ikindi ndaza kuba nkubwira cyangwa se turi buze kuganiraho nuko umunyarwandakazi witwa Janet Uwamahoro yasoje amasomo ye hariya muri Yoseyi. Uyu nguyu rero akaba yari ahagarariye u Rwanda, yasoje amasomo ya gisirikare mu bijyanye n'ubushakashatsi ndetse no gusesengura. Hanyuma n'umuhango witabiriwe kandi na Colonel Deo Mutabazi nk'uko byagiye bikomeza kugenda bigarukwaho. Hanyuma ikindi nuko nyuma y'amezi 3 u Rwanda rufatiwe ibihano, ibyo bihano byose byamaze kuba bikurwaho. Ibyo ngubwe byose ni mu mpfunyapfunyi. Ubu ngiye kugaruka mu kanya mbirambura. Icyo usabwa nagusaba kuri subscribe, share na comment hano kuri Bright MA, hanyuma tukajya dukomeza kubana cyangwa se musesenguzi bw'imitse bw'ibivugwa muri politike. Kandi nkaba ngushimira wo wamaze kuza muri umuryango mugari wa Bright MA. Hanyuma ngiye tuba turi kumwe Emmanuel
hanyuma kandi namaze kuguha ikaze utera agatebe hirya nanjye ntera kandi hano niba ufite n'agasambu kazana ugasase hano ho hagati yacu hanyuma twicare dusasanure turebe ibiri kubera hano muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Nguhaye ikaze. Nk'uko biri gukomeza kugenda bivugwa rero, uyu nguyu ni umunyarwandakazi witwa Janet Uwamahoro, ari mu basoje amasomo ya gisirikare muri USA Coast Guard Academy ryo muri Leta Zunze za Amerika. Nkuko nemaze kubivuga, uyu Letona Uwamahoro Janet akaba arangije mu bijyanye n'ubushakashatsi ndetse no mu gusesengura. Hanyuma n'umuhango witabiriwe kandi n'uyu mugabo ni umujyanama mu bya gisirikare muri Loni muri ambasade y'u Rwanda, akaba yitwa Colonel Deo Mutabazi. Hanyuma n'umuhango uje uba ku nshuro y'144. Ibi rero bikaba ari byiza cyane. Ubu ngubu tukaba twamubwira ngo congratulation kuba yamaze kugraduatinga cyangwa se kuba yamaze kugera kuri uru rwego. Ni byiza cyane. Imana ikomeze imwagure mu bitekerezo cyangwa se no mu busesenguzi cyangwa se muri amashuri amaze imisi ari kwiga. Ni byiza cyane ku bari b'u Rwanda, mwagiye mukunda kubyumva cyane, yaba ari hariya muri Central Africa cyangwa se hariya muri South Sudan cyangwa se n'ahandi henshi hagiye hatandukanye. Ingabo z'u Rwanda ziri mu butumwa bwo kugarura amahoro, harimo n'igitsina gore. Ibyo kwishimirwa rero ni byiza cyane. Hanyuma uyu nguyu nawe rero akaba aje gutanga umusada, kandi navuga ngo ni umusada ukomeye ku ngabo z'u Rwanda RDF. Akaba yasoje rero amasomo ye nk'uko byagiye bikomeza kugenda bitangazwa. Hanyuma niba mubyibuka neza, ni amashuri aba basirikare b'u Rwanda bakunze kurangirizamo amasomo yabo yo hanze. Niba mubyibuka neza, mu ishuri rikuru rya gisirikare ry'Ubwongereza Sandhurst ryaje kuba ryigwamo uyu mwana cyangwa se ni bucura bwa Perezida Paul Kagame ndetse n'undi umukuru we, nabo bose bakaba barize hariya mu Bwongereza mu ishuri rikuru rya gisirikare, n'abandi benshi cyane bagiye batandukanye nk'uko twagiye tubigaruka mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Ibi ngibi rero bikaba ari byiza cyane, bikaba ari byo kwishimirwa. Hanyuma rero tumwifurize ishya n'ihirwe mu mirimo agiye kuzahabwa. Ikindi rero tugiye kuba tugaruka muri aka kanya nuko nyuma y'amezi 3 ibihano byose bye byarafatira u Rwanda cyangwa se abayobozi b'u Rwanda byakuweho. Nta n'igihano na kimwe n'iki na kimwe kiri ku Rwanda cyangwa se kikiri ku buyobozi bw'u Rwanda cyangwa se kikiri ku bayobozi b'u Rwanda, kugira ngo uze kubyumva neza. Kubera ko mu minsi yashize twigeze kuba twumva inkundura yabayeho yuko Ububiligi buri gufatira u Rwanda ibihano, rukabigiramo uruhare rukomeye cyane, rukagenda rukabwira Ubwongereza cyangwa se wenda bakaganira, abo bose bakicara bakaganira, barangiza bati u Rwanda tugomba kurugenza gutya, tugomba kurwima inkunga, u Rwanda tugomba kurufatira ibihano, tugomba abayobozi, nta muyobozi uzongera gukandagira, ibintu byinshi cyane, byinshi. Ngira ngo abasirikare bakomeye hano mu Rwanda, abajenerali bakomeye hano mu Rwanda, abo bafatiwe ibihano. Ibyo ngibyo murabyibuka, twabiganiriyeho mu minsi yashize. Ubu rero Amerika ibyo byose yashizemo agakubo, ibyo bihano byose byavuyeho. Ikintu kiriho mu biganiro byaraye bibaye, uyu Perezida Cyril Ramaphosa wa South Africa uri hariya muri USA ubwo yaganiraga na Perezida Donald Trump muri White House, yavuze ko, murabizi ko cyangwa se South Africa na Leta Zunze za Amerika bafitanye amakimbirane yuko hari jenoside iri gukorerwa abazungu b'Abanyamerika baba hariya ku butaka bwa South Africa. Ibi ngibi rero bikaba byaratumye, ariko ngo bigahera kera cyane, uhereye ku bwa Nelson Mandela. Abangaba rero bakaba bahohoterwa, bivugwa ko ngo Abanya-South Africa bavuga ko ubutaka aba bazungu batuyemo ari ubwabo. South Africa bakavuga bati twebwe bagomba kuduha ubutaka bwacu, baraje baradufatirana gucya na gucya, barangije bashinga imbago, niko navuga, cyangwa se bashyiraho imigabane, ubu butaka bwabo bundi busige ngo ni ubwacu. Ibi ngibi ntabwo ari byo, bakirevolutora bakavuga ngo abazungu bagomba kuva muri ubwo butaka. Kugeza ubu ngubu byakomeje kugenda ari ikintu gikururuka cy'ikigozi,
sazi ngizi uyu perezida Cyril Ramaphosa nibyo yari yagiyemo kwisobanura hariya muri USA. Hanyuma rero Donald Trump ubwo yamubazaga ati ubundi kuki muri gukorera jenoside abanyamerika, ubundi ikibazo gihari ni ikihe? Uyu mugabo yaje kwiregura avuga ati rwose nta jenoside turi kubakorera, ikiriho nuko nasaba imbabazi n'ibyabayeho, ariko noneho turaza gusubira inyuma ku mateka yabayeho ya perezida Nelson Mandela. Ngewe rero ibyo nari ndi kubona cyangwa se ibyo maze iminsi ndi kumva, ndifuza ko habaho ibiganiro, ibyo ngibyo tukabiganiraho, hanyuma ikibazo tukagishira uruhande rumwe kigakemuka. Ari nabwo rero uyu nguyu perezida Donald Trump yaje kuba atangaza ko u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kibazo gihari cy'intambara bahanganyemo ahagazemo nk'umugabo, kandi ko anashimira impande zombi aho bamaze kugera, kandi ko ahamya adashidikanya ko ikibazo kigiye kurangira. Yewe aravuga ati ubyemera utabyemera ikibazo cyararangiye, igisigaye ni uko twebwe tugiye kwigira muri gahunda zacu zijyanye n'ubucuruzi. Ibi ngibi bikaba biri kuvuga ko mu minsi yashize mwigeze kubyumva biri guhihiswa bavuga ko u Rwanda rugiye kujya rwakira amabuye aturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rukayatunganya akabona kwerekeza hehe? Muri Amerika. Bivuze ngo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta bushobozi ifite bwo kugura ibyuma cyangwa se imashini zatunganya amabuye wenda Kongo ize kuyohereza hariya muri Leta Zunze za Amerika atunganyije. Ntabwo ubwo bushobozi ntabwo. Biturutse kuki? Ku miyoborere mibi. Imihanda ntayo, amashuri ntayo, amavuriro ntayo, n'ibindi byinshi cyane. Biturutse kuki? Ku miyoborere mibi. Abarimo ntibahembwa, banki zarafunze. Biturutse ku miyoborere mibi. Ibyo byose rero u Rwanda rugiye kujya rwakira aya mabuye, hanyuma ruyatunganye aturutse muri Kongo, hanyuma Amerika ibone kuyakira azagereyo ameze neza. Perezida Donald Trump rero ibi ngaba akaba bitangaje avuga ati twebwe icyo dushize imbere ni ubucuruzi, ikibazo cyamaze gukemuka, ibindi ntimubimbaze, wabyemera utabyemera nibikureba, ikiriho cyo nuko u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamaze kumvikana kandi ibintu ni amahoro. Ubwo rero aho biri kwerekeza cyangwa se nawe uri kubyumva birahita bijyana n'iyi nkuru, cyangwa se wenda niba biri kugenda bicaracara. Mu minsi yashize mwigeze kumva tubabwira ko ikirombe cy'abanyakanada hariya muri teritwari ya Mwenga cyaje kuba kigarurirwa na M23 biturutse ku navuga ngo n'ubucukuzi butemewe, kubera ko abashimwa bari kuyuhizamo bakagenda bakajya gucukura bakiba amabuye, kandi byitwa ngo ni muri Canada, hagenzurwa na Canada. M23 irangije avuga ati akajagari ntabwo nakwihanganira. Ni mu gihe abaturage batuye aho ngaho ujya kure ugasanga nta mihanda ihari, nta vuriro rihari, nta shuri, n'abatuye muri nyakatsi, mbese bikaba ari ibibazo biraho ngaho gusa. Kugeza ubu rero M23 niri kuhagenzura ni mu kirombe cyitwa Twangiza Mining Baniro. Ibyo ngibyo murabyuka twabibagejejeho. Bivugwa ko amafaranga avamo ajya mu mufuka wa Perezida Felix Tshisekedi, andi akajya hehe? I Toronto. Bivugwa ko uyu mugabo afata amafaranga Felix Tshisekedi akayashora mu bikorwa by'intambara, harimo gufasha izo za Mayimayi na Wazalendo na FDLR ngo bakomeze bahungabanye umutekano w'akarere bafatanyije n'abarundi. Nabo murabyibuka ko Messi yashize yajyaga abarundi amafaranga, rimwe na rimwe akabaha n'uburenganzira ati muze mucukure. Evariste Ndayishimiye n'Isa akaba aricyo kintu atsimbarayeho avuga ko adashobora kurekura ngo ave hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kugeza saa izi ngizi hariya mu Burundi igitoro ni ikibazo gikomeye cyane. Uyu nguyu Ndirakobuca Gervais uherutse kwirukanwa, umupolisi ukomeye cyane, uyu nguyu Evariste yirukanye, bivuga ko ngo yamwirukanye ngo yego ngo wenda ngo yarabisabye ngo ku bushake, ariko bikongera bikavugwa ko uyu mugabo ngo afite umugambi cyangwa se hari izindi gahunda zirimo, ko hari umwuka watutumbye cyangwa se Evariste Ndayishimiye yikanzemo kudeta, ashobora kurya kudeta, kuko ngo abarundi ni abantu bakomeye cyane mu gukora kudeta. Abarundi ni babi cyane mu gukora kudeta. Bakavuga bati imiyoborere mibi ya Perezida Neva ntabwo tukishaka. Iyo ugiye ku ma space ibiganiro biba biri kuberaho, abenshi baravuga ko
ubuyobozi bwa perezida Neva ntaho bwabavanye nta naho bwaba ahubwo basubiye inyuma igihugu cy'u Burundi cyaragiye kibi cyanyuma iyo ngiyo uramutse ugenda kugishaka ari wasanga ubu cyamaze no kugera muri mayinaze hari mu bijyanye n'ubukungu. Ese nawe urambwira ngo igitoro cyarabuze? Uyu mugabo ndira ko buca cyangwa se ndakugarika yaravuze ati ngiyewe nsigaye ngenda nubitse umutwe cyangwa se mfite isoni ryuko iyo ngiye gusenga mbona abantu bari kugenda n'amaguru kandi basize imodoka zabo mu rugo. Kubera iki? Kubera kubura esanse. Ati nkibaza nkavuga ngo ese ngiye ko imodoka ndi kwigendamo byaba bimariye iki bagenzi banjye bari kugenda n'amaguru, nanjye nkifuza kuba nagenda n'amaguru. Kubera iki? Kubera ubuyobozi bubi. Si ibyo gusa, mu minsi yashize twabagejejeho ko abanyeshuri muri kaminuza, abashakashatsi bo muri kaminuza cyangwa se abarimu, abo ngabo nta gaciro bahabwa, abo ngabo nta mwanya bahabwa, nta gihe bahabwa cyo kuvuga ngo ese ibyo bari gushakashaka cyangwa se ibyo barimo ni ibiki se bifitiye akahe kamara igihugu. Reka da, ahubwo ngo aragenda akifatira abo mu ishaka CNDD FDD akabaha akazi cyangwa se akabashyira imbere batari qualified. Ugasanga umuntu ni umuntu uri aho ngaho, ni umuntu utarigeze aniga cyangwa se wenda niba yaranize ariko ibyo yize ntabwo bijyanye n'ibyo agiye gukora, akamuha akazi. Mu gihe wari ushoboye akazi yirirwa mu rugo, mu gihe wari wize ibyo bintu uwo nguwo yagiye gukora hariya muri uwo mwanya yiriwe mu bindi, yiriwe mu isuka, afashe isuka ari guhinga. Urambwira ngo ni ibiki? Kajagari kose cyangwa se akavuyo kose kari kubera hano mu Burundi ni ibibazo bikomeye cyane. Abanywanyi bacu, abaturanyi bacu b'u Burundi barakomerewe cyane, bakavuga bati ubu butegetsi turaburambiwe bwa perezida Neva. Ni mu gihe ari kuba kwiyamamaza mu minsi iri imbere hazaba amatora, situzi ngo bizagenda gute, turategereje. Hanyuma rero bikaba bivugwa ko hano ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Burundi hagejeje ibitwaro bivuye mu Burundi ngo bigomba, ubwo urumva Evariste Ndayishimiye yikanzemo kuko ingabo ze ziri gukubitwa hano za Uvira, ziri gukubitwa. Niba mubyibuka neza ku munsi w'ejo byavugwaga ko hishwa abasirikari 70 bapfuye mu Burundi. Ibyo ngibyo twabigarutse, twarabivuze mu biganiro byacu byatambutse. Abasirikari 70 b'u Burundi barapfuye, abandi barahunga bariruka. Murabizi ko koreso ya FARDC yose irunze hari abarundi, mayimayi, wazarendo, ababirigi, abakina bo bacancura Black Water niba baramaze kuza simbizi, bose barunze hariya. FDLR bose barunze hariya muri Uvira. Ubu rero bikaba biri kuvugwa ko imirwano bahanganyemo na M23, M23 yo iri kugira gutya ikabarya mbushe yarangiza ikabacucuma kugeza saa izi ngizi bo bakisanga ari imirambo. Abandi babona bari kubacucuma bakiruka, bagashwiragira bakiruka. Utari kuvunika ari kuba ikimuga cya burundu, utari kwicwa uwo nguwo ari kuhumeka insigane. Ibintu ntabwo byoroshye hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi byose bituruka kuki? Ku miyoborere mibi. Perezida Felix Tshisekedi we ikinashize imbere ni intambara kandi ntayishoboye. Kumvikana byaramunaniye. None no kugira ngo wenda agire gutya avuga ati wenda reka ndwane ndebe ko nakoresha imbaraga z'igisirikare ndebe ko ibi bice bamaze kubyigarura, reka da, nabyo byaramunaniye. Nese urambwira ngo ari hehe, ahagaze ubutegetsi bwa Kinshasa buri mu marembera. Ni mu gihe mu 23 ya kane ivuga ko uko byagenda kose bagomba gukora ibishoboka byose ubutegetsi bwa Kinshasa bukavaho kibi na kiza, cyangwa se ubutegetsi bwa perezida Felix Tshisekedi kibi na kiza. Ubwo uyu nguyu Colonel Nanga yaganiraga n'uyu munyamakuru witwa Marion Naufal, yaravuze ati ni igisambo, yiba amafaranga, ntashoboye, ni disunity cyangwa se no kwimika bamwe agaheza abandi, nashyira hamwe dusaranganye yarabyanze, agomba kuvaho kibi na kiza. Ikizanshinga ni Kisangani, twamara gufata Kisangani na Uvira, ni nta handi ni Kinshasa, tukaribera abaturage bacu. Ni mu gihe ibindi bice byose byamaze kwigarurwa na M23, abaturage bameze neza, batuje, batekanye. Banka zikaba zikora, ubuzima bukabukora, ubuzima bukaba bugenda neza. Ni mu gihe uyu nguyu
ni Musenyeri Donatien aherutse kuvuga ati, abaza Perezida Felix Tshisekedi ati, ni gute ushobora kumbwira ngo wafashe banki urayifunga, wafashe imihanda urayifunga, wafashe ibiki byose urafunga, yaba ari ibibuga by'indege warafunze, urabona ubuzima bw'abanyekongo tubayeho gute? Tubayeho dute? Yasubiza si iki? Nta kintu yasubiza. Hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibintu bikomeje kuba ibindi. Ibi ngibi bigiye guhita bingeza kuri intambara iri kubera hano bita za Rurambo muri Sud Kivu. Imirwano imeze nabi, M23 iri guhonda cyangwa se iri gukubita ihaka n'idahaka, ntacyo yitayeho. Abarundi irakora SOS ya FARDC iri gukubita. Indege ngo yiriwe ku munsi w'ejo iri gutaratara amakuru cyangwa se iri kureba aho abarwanyi ba M23 bari, cyangwa se wenda aho bashize ibirindiro byabo. Ubwo bagize amahirwe ntibayirasa. Amadrone yose yagiye azaza gutata ayo yararashwe. Iyi ngiyi rero nayo yagize amahirwe ntibayirasa. Bikaba byatumye rero haba imirwano yabyutse hagati ya M23 ndetse na coalition ya FARDC. Nari nabibabwiyeho mu ncamake mu minsi yashize, twigeze kuba tubona ikintu cyabagaho hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku itariki ya mbere ahantu bita za Beni, imirwano yahabereye. Hanyuma murabyibuka muri tune duce turimo Sange, Runingo na Kiriba, naho imirwano yahabereye. Icyo gihe M23 bivugwa ko yari yafashe Uvira ariko ntiyinjira mu mujyi wa Uvira ndani, irangira akomeza yigira ku ruhande. N'uyu munsi rero niko byagenze ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2025. Nabwo yarwanyirwanira muri tune duce yigarurira Runingu. Mu minsi yashize murabyuka twababwiraga ko yafashe Sange. Ubu ngubu rero yabisigaje agace navuga ngo ni Kiriba. Yanze kwinjira muri Uvira ngo irakomeza ica ku ruhande. Bivuze ngo ni kwa gukomeza kugenda igotagota Uvira. Isaha n'isaha ushobora kumva ngo Uvira yafashwe. Mu minsi iri imbere iminsi duhishiye byinshi. Mu minsi iri imbere intambara imaze iminsi iri gutegurwa, ni intambara navuga ngo itoroshye, aho uzajya kubona cyangwa se ntabwo bizanatwara n'igihe kinini. Ni akantu gatoya uzajya kumva ngo M23 bari kwifotoreza kuri rantuza kuri monima cyangwa se wenda ku mabuye ahari yanditseho agaragaza ko aho hantu ari muri Uvira, mu isantere ya Uvira cyangwa se mu mujyi wa Uvira. N'ubu ngubu tuvugana wajya kumva ngo M23 yafashe Uvira, kuko barimo uretse ko bataratangaza ko bayifashe. Ibyo byose rero nkuko biri gukomeza kugenda bivugwa, abarundi bakaba bari kuhasiga ubuzima ari benshi. Abarundi bana ba mama bari kuhasiga ubuzima ari benshi. FDLR bari gupfa ni benshi. Abo ngabo nibo bakunda kuza mu myanya y'imbere, nibo batumva cyangwa se nibo bari gukorera amafaranga, nta n'uwabarenganya, bari kuhashirira ari benshi. M23 iri kubakora amakazi. M23 ibamereye nabi. M23 Rucuro za Warikare imeze nabi. Bagize ubwoba na n'iyi saha baracyarundayo aba FDLR n'abandi basirikare bakomeye cyane n'ibitwaro byabo kugira ngo barebe ko basubiza umwanzi inyuma. Ibintu ntabwo byoroshye hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Intambara ihari ni yindi. Ni mu gihe iki gihugu navuga ngo kiri mu marembera, ubuyobozi bwacyo buri mu marembera. Intebe ya Perezida Felix Tshisekedi iri mu marembera. Intebe ya Perezida Evariste Ndayishimiye iri mu marembera. Nta handi ariko biri guturuka ku miyoborere mibi. Kuyobora ni impano, hanyuma n'amashuri wiza kaza ari inyongera. Ndamutse mbivuze ntabwo naba mpemutse cyangwa se ntabwo naba nkosheje. Kuyobora ni impano. Ntabwo Perezida Felix Tshisekedi kuva yajya ku butegetsi abaturage bamwiyumvishemo.
byabaye guhatiriza. Ntabwo perezida Neva kuva yajya ku butegetsi ntabwo abaturage bamwiyumvishemo, ni uguhatiriza. Iyo ugiye kureba usanga aba bantu ari bamwe, ibitekerezo byabo ni bimwe, nta kindi, ni intambara. Kandi intambara ntibayishoboye, yewe n'intambara y'amagambo nayo ntayo bashoboye. Kuragira gutya wajya kubona ukabona niba abantu bari bihuje mu byo bari kuvuga cyangwa se muri diplomasi yabo, mu minsi mike wajya kumva bavananyemo, umwe yigaritse undi. Perezida Neva akigarika perezida Felix Tshisekedi, cyangwa se perezida Felix Tshisekedi wajya kumva yigaritse Neva. Ibintu rero wajya kureba ugasanga ni ibintu navuga ngo utamenya uko bimeze, ariko bigenda bishyira iherezo ku biri kubera hano mu karere k'ibiyaga bigari. Na n'iyi saha ntibaramenya ngo Amerika yamaze kuza muri iyi ntambara. Amerika niba yaramaze kuza kuyihagararamo, ibindi weho urimo ni ibiki? Ubundi urajandajanda ujya mu biki, uri kujya hehe, uri kurwana n'iki? Ibi ngibi bigiye gutuma ngera kuri iyi nkuru y'uyu mugabo witwa Constantin Mutamba, umaze iminsi ari kwica abantu hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yishe abantu yarabamaze, ngo ni ukubera ko ngo ahagarariye ubutabera. Ariko nawe saa izi ngizi navuga ngo nawe amerewe nabi, cyangwa se batangiye kumwataka, batangiye kumwurira. Arazira iki? Arazira kuba ngo yaranyireje amafaranga yagombaga kuba kagereza ya Kisangani mu ntara ya Chopo. Aya mafaranga yaranyireje ni mu gihe amaze iminsi ari gusaba Sena ngo nikurikirane umusenateri witwa Joseph Kabila ngo yamburwe ubudahangarwa, hanyuma ngakurikiranwe n'urukiko. No muri iminsi akaba amaze iminsi ari guhamagazwa, ni ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa gatanu ahamagazwa, uretse ko yanze kwitaba. None nawe ahubwo birahindukiye, intebe yari yicayeho navuga ngo itangiye kugira gute, itangiye kumushuhana. None ahubwo urukiko rugiye kumukurikirana. Unyumvira ko kantu, nyumvira ko kantu. Amaze iminsi ari kwica abantu, amaze iminsi abakatura urwo gupfa, abo ba Colonel Nanga, abo ba Sultani Makenga, ba Lieutenant Colonel Wiringoma n'abandi benshi cyane bagiye batandukanye. Murabyuka bigeze gushiraho miliyoni 5 z'amadolari y'Amerika ngo uzafata Colonel Nanga cyangwa se Sultani Makenga n'abandi bose bagiye bose bagize coalition y'ihuriro FCM 23 ngo azahabwa izo miliyoni. N'abanyamakuru twigeze kuba twagarukaho bazahabwa miliyoni 4 uzabafata. Kugeza saa izi ngizi byose byakorwaga na Constantin Mutamba. N'ibindi byabaye n'ibyo yagiye avuga ngo u Rwanda ngo bagiye kurwana, ngo hanyuma ngo barugire ngo intara ya 27 kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, n'ibindi byinshi cyane n'andi magambo menshi cyane yagiye avuga. Ubu ngubu intebe nawe itangiye kumushyora. Ni ukuvuga ngo Imana iyiguhaye, tegereza cyangwa se usaba Imana ikomeze igucungire cyangwa se ikomeze igusigasire, ariko ureke kwihenura. Wumve ko wamaze kugerayo. Amaze iminsi yihenura ku bantu, amaze iminsi abakorera bya mfura mbi, amaze iminsi abakatira urwo gupfa, ariko dore noneho nawe birahindukiye. Navuga ngo ibani mukuyeho amaboko, urukiko noneho rugiye kumukurikirana nawe aryozwe ibyo yakoze. Urukumva ikintu kiri kubera hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida Felix Tshisekedi yicariye ishiga rishyushye, uyu Constantin Mutamba nawe yicariye ishiga rishyushye, n'abandi bayobozi bose bagiye bakomeye hariya muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, nabo tugiye kuzamenya bose iminsi duhishiye. Abo bose ibintu byabakomeranye, umutwe wabashyuhanye, biturutse ku mafaranga bagiye banyereza y'igihugu. Wajye kuri ugasanga imihanda, amavuriro y'iki byose reka da. M23 mu bice yafashe yagira guki itireka twubake uyu muhanda wa Sake Masisi, induru zikavuga ngo n'u Rwanda ngo ruri kuhubaka. Bavuga batireka twubaka ririya shuri cyangwa se ibi bitaro gutya na gutya, induru zikavuga ngo n'u Rwanda ruri kuhubaka. Naho buri wese wibereye ku buyobozi cyangwa se ku butegetsi hariya muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ni ugusahurira mu isaho ye, yarangiza akiyirukira akagenda akiruka akagenda akiruka. Ibi tuba tuvuga ni ibiba biriho,
ntimukajye muturenganya, nibiba biriho, nibiba biri kuvugwa. Kwa kundi usanga umuntu ari kwiyenza ku muntu ngo uyu muntu ngo yagiye ngo aransesereza ngo ku mbuga nkoranyambaga ngo iki ngiki. Ibyo mvuga ni ibiriho, ni ibiri kuvugwa. Umuntu wagakwiye kuba acungira umutekano umuturage niwe uri kumurya. Umuntu wagakwiye kuba ari kuvuga ngo agomba kubaka ishuri ry'umwana, umwana yiga niba ari ishuri ry'incuke, niba ari iki, ejo hazaza ha Kongo hagire aho hava hagira. Byarateguwe n'iki? Byarateguwe n'abayobozi beza, kuko ntabwo ushobora kugira ejo hazaza ha Kongo utarabanje guhera mu bana cyangwa se mu rubyiruko. Gute se? Ahubwo uhora acungana n'isaho yawe, ugasahurira mu isaho yawe ukigendera. Nese urambwira ngo ejo hazaza ha Kongo nahahe? Buri wese ari kwirebera inyungu ze, buri wese ari kwishirira mu isaho ye, asahura yishirira mu isaho ye. Ejo ha Kongo harihe? M23 bakavuga bati twebwe icyo tugwanira turakizi kandi tuzakigeraho. None se ubu ntimuri kwigaragaza? Ubu ntimuri kwigaragaza? Mu minsi yashize Tereza Kayikwamba wabwinaherutse kuvuga ngo u Rwanda ngo ni rwo ruri guhungabanya umutekano wari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo mu gufata abagore, ngo muri byo ngo kujya kubakanga imihanda, ngo n'ibiki ngo byose, ngo no kurasanga ibisasu, ngo sinzi ibindi bintu byinshi cyane yagiye arondogora, ari kuvugana n'itangazamakuru hariya ryahariya mu Bubiligi. Ariko mu by'ukuri ugiye kureba usanga nabo ubwabo ntaho bahagaze, cyangwa se nibyo yabivugaga navuga ngo ntaho bishingiye hehe se? Bishingiye murabyibuka ubwo ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2025 yavugaga ngo asabye SADC ko ivara ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari uko itahanye na M23. Kariya gace kagoma kagasigara kagenzurwa na MONUSCO ndetse na FARDC. Ngo nta kindi nuko SADC bari bayihaye amafaranga, hanyuma ngo yagombaga kurwana ikabanza ikigizo M23, noneho ikabona gutaha imaze gukora ako kazi. Ese mwoka byaramwe, umuntu baramufashe bamushira mu gafuka, nimwo bamushize bari kumuhondahondera mu gafuka, agafuka yabuze ukuntu akavamo, none ngo najye kurwana, ararwana sarapfumurire he, aranyura hehe? Baramugose impande n'impande. Abasirikare ba FARDC bose barafatiwe hariya Igoma, bose ariho bari barahungiye muri MONUSCO ubwo M23 yafataga umujyi wa Goma. Abatarapfuye cyangwa abatarababimuga niho bari bahungiye. Bamaze gutaha ejo bundi bageze hariya ku kibuga cya Njiri, bakirwa na Minisitiri w'Intebe wa RDC Njidite. Ibyo ngibyo murabyibuka twe biganiro mu biganiro byacu byatambutse. None ngo ni barwane se barwane iki? Barwane se barwane bahereye kugeza saa izi ngizi y'umugabo Constantin Mutamba n'abandi n'akandi kavuyo kose kagenda kaba na wa mugabo nakubwiraga witwa Nkurukirenge, Lieutenant Colonel Nkurukirenge watorokanye amafaranga yagombaga guhabwa abasirikare bo muri brigade ya 11 bakorera hariya za Uvira. Nuriya Kasongo n'abandi bose, Kasongo wisha arasha bagenzi be batatu barinda umukuru w'igihugu, n'ibindi byinshi cyane byose byagiye bibaho, byose twagiye tugaruka mu biganiro byacu byagiye bitambuka. Biragaragaza faiblesse iri hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bikaba biri guha icyuho M23. M23 bw'iri kubona inzira, M23 iri kubona inzira. Ibi byose biba bigaragaza icyo muri cyo, nta nubwo mwana kwihishira. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abayobozi sabo ngabo gusa, hari n'abandi mu Misiri imbere tuzagenda tumenya bari mu mazi abira. Uyu mugabo rero agomba kuryozwa ibyo yakoze. Aya mafaranga yanyereje akayatanga cyangwa se atayatanga, agafungwa, nawe agafungwa cyangwa se agakatirwa nkuko yagiye akatira abandi. Nkuko rero nari nabibabwiye cyangwa se nkuko twagiye dukomeza kugenda tubiganiraho,
n'ibindi biganiro biri gukomeza kugenda bibaho cyangwa se ayandi ma update ari kugenda abaho, ayo yose turaza kuba tuyagarukaho mu biganiro byacu bitaha. Icyo nakubwira cyangwa se icyo ngushimiye ni uko wakomeje kubana natwe, kandi nkaba nkubwiye ngo turi kumwe. Nyagasani akomeze abarinde. Bye bye.